n'abakubwira ko FDLR mu minsi 90 izaba ari amateka nabyo wabisomye nabyo niko byanditse sibyo nabyo ni ibintu byo kwiganirira donc nukuvuga ngo hari ibintu byanditse ariko bo baragira gutya bakakubwira n'urugero hari ikintu Radislas yigeze gukomozaho disengagement ya haraho yaravuze ngo wenda ngo wasanga ngo ari n'ingabo za Kongo never ingabo za Kongo disengagement / lifting defensive measures ni izacu sibyo iyo bashyizeho slash ivuga iki slash ni conjunction nukulinkinga ibintu bibiri bifitanye isano cyangwa se uzareba ukuntu bandika AFC/M23 sibyo donc nukuvuga ngo hariya banze gukoresha iryo jambo ryitwa withdraw ariko barangije bacomeka miliya resolution ifite rya jambo batashatse gukoresha hano nukuvuga ngo muri legislative drafting goze reka nkubwire twebwe twandika amategeko ikintu wowe wanze ushobora kukigusinyisha nkoresheje terminology iri soft wowe wemera sibyo ariko narangiza nagera hepfo mu yindi paragrafe nkazakikuzirika nkoresheje yindi text narangiza nkakubwira ngo iri part of this agreement icyo ni kimwe donc nukuvuga yuko rero ibyo nshaka icyo navugaga ni igiki nukuvuga yuko ibi bintu bijyanye no gucyura impunzi nabyo bizaba ikibazo hanyuma ikindi kizaba ikibazo wabonye muri aya masezerano Maître Gasominari ngira ngo cyari kiri muri iriya parti yavuze mwibuke ko harimo ikintu cyo gushyira mu ngabo abantu bari mu mitwe irwana ariko ntago bazaterera umutwe witwa M23 baterera uwitwa Mayimayi baterera uwitwa Nyatura batereke mu gisirikare bavuze ngo ubwo bazagenda bareba case by case ka parka noneho barebe niba umuntu ataregwa ibyaha runaka ibintu byo guhungabanya uburenganzira bwa muntu noneho akantu kantangaje karimo nukuvuga ngo kureba hari n'ibintu bya fitness nabyo babivuze ariko akantu kantangaje nakantu ko kuba royale envers les institutions loyalty mu bantu bari muri M23 nta n'umuntu n'umwe leta ya Kongo yavuga ko ari loyo vis-à-vis ya institutions zizayo bivuze ngo leta ya Kongo nuramo kuyihaye uburenganzira bwo kuvuga ngo nize muri M23 cyangwa mu yindi mitwe irwana ifite intwaro iba ariyo yitoranyiriza abakwiye kujya mu gisirikare cyayo sibyo izabanze kubwira iti Makenga uyu ni umunyarwanda n'ikimenye yabaye muri RPA yibagirwe ko n'amasunzu yabayemo donc nukuvuga yuko harimo ibintu mureba hano muri izi nyuguti ariko ngiye nkakubwira ngo bizasaba ubushake na pression n'igitutu kuko nubundi nubwo bashyira igitutu kuri ibi bintu kuko uyu munsi ngira ngo nubwo AFC na M23 bakiganira Katari n'abandi niki ngira ngo wabonye deja tugiye kuvuga abantu bagize icyo bavuga kuri aya masezerano wabonye ko Kabila yamaze iki kintu yamaze kucyita ngo ni accord commercial ibindi abyita sinzi ukuntu yabyise ibintu bijyanye na iki niba ari mascarade diplomate byo kwifotoza ibintu nk'ibyo ngibyo so peporte ariko urumva ni umuntu wabaye ariko honorable ukiri aho ngaho ntabwo President Donald Trump yemera ko ari ibintu byo kwifotoza kubera ko yanasubije ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije ngo biramutse bibaye ko aya masezerano adashyirwa mu bikorwa byagenda gute umva icyo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump tuzakorana nabo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa bo ku giti cyabo bashobora gushyira mu bikorwa aya masezerano ariko tuzabashyiraho igitutu kugira ngo bishyirwe mu bikorwa aba ni abantu babiri bashoboye kandi bazabikora barabizi ko bagomba kubikora kuko bitagenze gutyo hazabaho ibintu bibi kuvuga ngo rero reka rero nyine nk'umuhuza reka nkubwire muri aya masezerano ndacyagaruka kuri disengagement aya ibijyanye no kuva n'ingabo kuva mu ingingo uvuga ubwo ugezeho ni ya kabiri disengagement disarmament and integration of non-state yego justement nari nkiri kuri bya bindi nyine byo gushyira abantu bahoze mu mitwe irwana mu gisirikare n'ibyo ngibyo byo kuva by'abasirikare kuva mu birindiro sibyo abasirikare bari mu birindiro ko rabaye mu 23 hanyuma aya masezerano akaba ari hagati y'u Rwanda na DRC ariko bagenda hepfo bagenda babisobanura akantu ko gandi hari ending state support to armed groups
wabisobanuye. That's it, yes. Hari disengagement nayo iri mu birimo twavuze birimo guteza impaka nyinshi. Hakaza conditional integration into security forces. Ntabwo rero hari details zigiye zirimo honorable kugira ngo abantu bakurikiye baze kumva uko ahubwo mwebwe mu bunararibonye bwanyu n'ubusesenguzi bwanyu na aspect y'amategeko itaza kuburamo, kuko nko kuri ending state support to armed groups ibyo ukurikije. No, ntabwo urimo kumva point yanjye. Point yawe muri aya masezerano are hagati y'u Rwanda na DRC. Yego. Ninde ufite mandate yo kubwira M23 ngo ive mu birindiro? Kwingabo zayo ziri mu birindiro. Ariko aho ntibahageze nye. Ntibahageze. Erega ya masezerano na y'ibihugu ntabwo M23 irimo. No, ibyo urimo kuvuga uti Radisirasi adufashe. Kuvuga RDF ntibyabananiye kuko baravuga iyo bavuze ngo désengagement de force. Sibyo? Kuva mu birindiro kw'ingabo. Sibyo? Izihe ingabo ziri mu birindiro muri Kongo ni nyinshi. Sibyo? Icyo ni kimwe. Ariko kuri iyi point icyo twagira ngo dutange mufasha abantu gutangaho umucyo mwanakoze mu kanya nuko nyine yo ifite ibisobanuro biyiri munsi bivuga iyo désengagement. Nibyo nakubwiye nahoze mvuga na Maître Gasominari mu kanya bikozeho. Iyi texte ni matière interprétation. Nagire ngo wenda nabwire na mugenzi wanjye Radisirasi ko iyo itegeko ryanditse mu itegeko nta ngingo iruti yindi irusha iremereye kurusha izindi. Donc iyo useba itegeko riba rimwe, ntabwo ingingo iri muri chapitre ya nyuma, ingingo y'ijana ntabwo wavuga ngo niyo iri mu wendere kurusha iya mbere cyangwa iya gatanu cyangwa iya 10. Ariko ikibazo ahantu kiri nyine nibyo ndimo kuvuga ko aya masezerano ukuntu yanditse arimo ibihato bizatuma no kuyashyira mu bikorwa bidashoboka, uretse kuba wakoresha igitutu, kuko ibintu byo gupfunyikira abantu amazi ngo kugira ngo ubwire abantu ibyo bashaka kumva cyangwa wereka abantu ibyo bashaka kubona, nabyo ntago bijya biba mu muco wanjye. Wowe ntushobora kwandika texte ngo nurangiza ufate igihugu ukizirikeho texte kitemera, kuko iriya resolution twebwe ntabwo tuyemera. Ariko sibyo nitwemera n'ibikubiyemo aya masezerano honorable. Yes, aya masezerano ibihugu birayemera, umukono n'ibihugu. Ariko iyo mureka birebwa nayo yaba umuhuza yaba n'impande zombi ba. None se reka nkubwire ikintu. Reka nkubwire ikintu. Nyemerera gatoya kuko ikibazo wari ukomojeho Minisitiri Nduhungirehe yakivuzeho. Arimo kuvuga ku kibazo cyishyirwa mu bikorwa. Ntabwo yigeze atinda cyane kubikubiye mu masezerano kubera ko avuga ko u Rwanda rubyemera. Ukuvuga ngo ni bamwe babivuga, nanjye nushaka kunshyire muri abo ngabo. Nawe uremeza ko nta gishya ko igishya turaza kukigeraho wenda nitugigera mu masezerano nyirizina. Ni ziriya za mécanisme de surveillance, ni niveau d'engagement cyangwa se niveau de pression ubona kuko ya Washington iraruta ya Rwanda. Ariko icyo Rwanda bakoze ni ugufata ibyo dukunze kwita ngo ni compilation. Ni compilation, no gufata ibintu bisanzwe bihari ukabishyira hamwe. Uko nureba urasanga CONOPS ni ya Rwanda, ni Rwanda bateruye baterekamo. Kandi noneho bagiye bakora ikintu twakomeje kuvuga kijyanye no gukora harmonization, cyangwa se mu kimwe kugira ngo ibintu bigende umujyi umwe hatagira igitakara. Niyo mpamvu reba muri texte bagenda bavugamo Rwanda, bakavugamo ziriya summit zose zabaye muri cadre ya SADC, bakavugamo ibyakozwe muri cadre ya African Union. Uyu munsi hubwo ikibazo ushobora kwibaza uti ya nama ya joint summit ya EAC na SADC yabayeho, noneho igafata process ya Rwanda n'iya Nairobi kabishyira hamwe bikaba imwe. Sibyo wavuga ngo ubungubu zisigaye ari iki? Zarangiye Washington yazimize zose. Yazimize donc ni ukuvuga ngo zabaye absorbe. Washington yazimize, hasigaye M23 na FC birimo kuganira muri Qatar, nabyo barabivugamo ahangaha kugira ngo bitagaragara ko babisize. No kuvuga ngo hari icyatakaye se
oya nta cyatakaye kubera ko nibyo nkubwira byose barabizanye. Nakubwiye ngo Washington yakusanyije byose, ndetse n'icyitwa ko cyaba gitakaye igihe umurongo baravuga ngo ariko hari dosiye isigaye Doha ya AFC na M23. Contrairement ku byo nge nibazaga na leta ya Kinshasa, kuko ubwo nge nibazaga ko Doha ariyo yagombaga kubanza, ariko ndibaza ko hano habaye ikindi. Nabona nuko n'amasezerano abonetse mu gihe gitoya gishoboka dukurikije uko handi bigenda, kuko declaration de principe nizo muri 25 z'ukwa kane. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitarenga amezi 2 amasezerano arabonetse. Ni ukuvuga ngo timu ya Masad Boros habaye gukora mu buryo buri intensif, kandi nkuko nabikubwiye niveau de pression mu bigaragara yo yari hejuru, kandi byagerageje gukorerwa mu ibanga nubwo habaga zafuite tukabona duke, ariko ikigaragara cyo nuko n'amasezerano yari ku muvuduko wo hejuru. Ariko nanone uvuze ngo abonetse mu gihe gito, nakubwira ngo inoro yene invente nta kintu na kimwe bagiye, nta conception zabo bakoze, kuko urabona ko bakoze amasezerano barangije bashyiraho za annex ya mbere ni CONOPS ni Rwanda, bakavuga bati iri ni partie intégrante, bakavuga ngo ni part of ni kimwe mu bigize amasezerano, ndetse babiha n'umurongo. Hari naho bavuga bati haramutse habaye kugongana hagati ya CONOPS n'aya masezerano, aya masezerano niyo ari hejuru. So donc urumva nibyo baba babishyizemo kugira ngo birinde ibyo bita conflit de texte. So hanyuma ikindi wenda abanyamategeko bamwe bahoze banambaza, ngira ngo hari na bagenzi banje muri parliament bahoze bambaza niba aya mategeko azakenera guca muri parliament nk'uko aya masezerano mpuzamahanga handi bisanzwe bigenda. Igisubizo ni oya, kuko nubwo itegeko nshinga ryacu riteganya mu ngingo y'168 ko amasezerano yerekeranye no guhagarika intambara, amasezerano yerekeranye n'amahoro yose kugira ngo abe ratified, kugira ngo yemezwe burundu, bitangirwa uruhushya na parliament. Ariko ahangaha ntabwo ibi twabishyira muri uwo mujyo w'ibiteganywa n'itegeko nshinga ryacu. Rwose abantu cyane cyane iyo turi muri ibi biganiro hari n'abanyeshuri biga amategeko cyangwa n'abandi baba bakeneye gusobanukirwa n'ibintu bimwe n'ibyo nk'ibyo, ntabwo ubundi ayo masezerano ibyo bita mu zindi ndimi mu Gifaransa ngo ni armistice, amasezerano yo guhagarika intambara, ubundi ntabwo u Rwanda rwigeze ruvuga ko ruri mu ntambara, nta nubwo rwigeze rubwira parliament ko ruri mu ntambara. Intambara u Rwanda rwavuze niyo kurinda imipaka yarwo, niyo tuzi, ariko uburyo kudekarara intambara bigira uko bikorwa, bigira uko bimenyeshwa parliament. Kuko umuntu watuzaniriye amasezerano twamubaza tuti ahubwo se aya masezerano yo guhagarika intambara muvuga mwayigiyemo ryari? So icyo nacyo urumva ko ariko nta nubwo ari cyo amasezerano mu magambo make. None icya kabiri aho amasezerano arangirira, binavuga yuko buriya iyo amasezerano azagira izo nzira zose za parliament n'izindi step cyangwa stage baba babivuze. So muri rero mu ngingo ivuga ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, bivuga ko ashyirwa mu bikorwa kimara gushyirwaho umukono. Bivuze rero ngo ibi ni ibiki? Aya ni amasezerano, nibyo bita executive agreement. Executive agreement ni amasezerano executive isinya itagombye kujya kubisabira go ahead muri parliament, nirwo rwego washyiramo aya masezerano.